Ndashaka ko kera kera tutakiriho bazatuvuga mu amateka y'urukundo. Ndashaka ko kera kera tutakiriho bazavuga urukundo hakaza ishusho y'umubano. Buri wese yibaza irengero ry'umuhanzi nyarwandakazi wamenyekanye ku izina rya Queen Cha mu ndirimbo zigiye zitandukanye yagiye akora, ndetse kandi bamumenyeyeho harimo nk'indirimbo yitwa Icyaha Ndacyemera. Guhera mwaka w'2018 ndetse n'umwaka w'2019 uyu muhanzi nyarwandakazi Queen Cha akaba yarabicaga bigacika mu muziki nyarwanda, aho rero yari yarigaruriye imitima y'abanyarwanda benshi ndetse n'aba Diaspora bagiye batandukanye. Uyu muhanzi guhera mwaka w'2020 yakomeje kugenda avugwa mu rukundo, ndetse akavugwa mu rukundo ko ayaba akundana n'umudiaspora, aho rero aribyo byabaye intandaro ryo kubura kwe ndetse n'irengero rye. Kugeza ubu ngubu uyu muhanzi kuva mwaka w'2022 akaba aribwo rero yuriye rutemikirere akerekeza mu gihugu cy'Ububiligi, aho rero yaragiye ngo guhura n'uwo bakundanaga w'umudiaspora, ndetse kandi bagapangana byinshi ku byerekeranye n'ubukwe. Uyu muhanzi rero akaza gufata umwanzuro wo kwerekeza muri iki gihugu cy'Ububiligi, aho rero kugeza amagingo ngaya benshi bakomeje kugenda bibaza irengero rye mu byerekeranye no kuba bibaza bati ese yaba afite urugo cyangwa se yaba arashinze urugo nk'uko yerekeje hariya mu gihugu cy'Ububiligi abivuga. Byinshi byakomeje kugenda bigaragara nuko mu mwaka wa 2023 yongeye kugaragara mu mafoto ari i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa, aho rero uyu muhanzi yakomeje kugenda agaragara ari mu mafoto wenyine. Byinshi rero bikahita bica amarenga ko mu by'ukuri ibyo yagiye agiye gushaka cyangwa se kuko yagiye agiye kuvuga ko agiye gushaka umugabo byose byanze kwanga, bikaza kurangira uyu muhanzi Queen Cha afashe umwanzuro wo kwigumira hariya amasimbi i Burayi. Kugeza ubu ngubu benshi bakaba bibaza ibikorwa yaba aherereyemo, ese umuziki yaba yarawuretse kubw'impamvu zitandukanye, dore ko uyu muhanzi indirimbo nyinshi yagiye akora nyinshi atigeze azigaragariza cyangwa se azikorera organisation, aho rero izi ndirimbo ziri hirya hino hagiye hatandukanye ku mbuga zigiye zitandukanye, n'ahantu rero ushobora kuvuga ngo nasanga indirimbo y'uyu muhanzi Queen Cha. Ndetse kandi hari byinshi bishobora guhamya ko uyu muhanzi yaba yaraciwe n'intege nuko hari ibihembo byinshi atigeze ahabwa ku byerekeranye n'umuziki, cyangwa se nta album n'imwe yigeze yaba yasohora, akaba aribyo rero byaba byaratumye areka umuziki. Buri wese rero arimo aribaza iryo rengero. Uyu munsi rero twabacukumburiye byinshi byerekeranye n'irengero ry'umuhanzi, ese ni biki yaba aherereyemo cyangwa se nihe yaba aherereye, ni biki yaba arimo arakora. N'ahandi rero ushobora kwisanga ni hano kuri The Hot Live. Jewe nitwa Uwispazo, ikaze mu biganiro bigiye bitandukanye bicukumbuye ku bahanzi inyarwanda ndetse n'abandi bahanzi bagiye batandukanye, entertainment muri rusange. Kanda subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana amakuru agiye atandukanye ndetse n'ibyegeranyo bigiye bitandukanye bikajye bigucika hano kuri The Hot Live. Ikaze. Ubundi amazina ye yiswe n'ababyeyi yiswe Mugemana Yvonne wamenyekanye ku izina rya Queen Cha, aho rero yavukiye muri prefecture ya Gitarama muri tariki 5 Kamena umwaka w'1991 kuri se Dr. Mugemana Charles ndetse na nyina umubyara Nyiraneza Adeline, nk'uko amakuru aturuka mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ku bucukumbuzi twagiye tubakorera abivuga. Uyu muhanzi Queen Cha akaba rero atarigeze abonwamo impano kuva mu buto bwe, nk'uko ababyeyi be bakomeje kugenda babitangariza ibitangazamakuru bigiye bitandukanye ko mu by'ukuri kuba yarabaye umuhanzi ndetse akaba umuririmbyi byabatunguye. Ase umubyara ngo yumvishe indirimbo ye ya mbere Umwe Rukumbi biza kumutungura, yibaza aho uyu mukobwa yaba yarakuye impano. Gusa Queen Cha yagiye atangaza ko mu kuri iyi mpano cyangwa se imva n'imvano y'impano ye cyangwa se y'inganzo ye yaba ayikura kuri Safu Madiba mubyara we, nk'uko yakomeje kugenda abitangaza.
Uyu muhanzi akaba yaravukiye za Muhanga, ariko kandi nubwo yavukiye hariya za Muhanga, akaba ubuzima bwe bwinshi yarabumaze i Kigali, akaba ari naho ababyeyi be bahise bimukira, aza kuhakomereza ubuzima bwe. Mu mwaka w'ibihumbi 2010 nibwo rero Riderman yaje kumuporopoza ko yamushyira mu ndirimbo ye, ndetse kandi biza kugaragara ko uyu mukobwa afite impano idasanzwe, baza kumushyira muri chorus, dore ko iyi chorus yaje kuririmbamo ndetse iyo ndirimbo ikaza gukundwa cyane. Aho rero mu mwaka wa 2011 uyu mukobwa akaba aribwo yasohoye indirimbo ye ya mbere, akaba iyo ndirimbo yarayise Uranyura, nubwo rero itamenyekanye, ariko kandi ntago byatumye uyu muhanzi acika intege. Muri mwaka wa 2011 nibwo Riderman yahise anashinga studio akayita Ibisumizi, ndetse kandi akayita akorana label ayita Ibisumizi, aza kuza gushaka abahanzi yasinyisha amasezerano kugira ngo abafashe. Ku ikubitiro rero hahise hazamo n'uyu muhanzi Quinca, agira amahirwe asinyishwa kontra, aho rero yahise atangira gukora ibihangano bigiye bitandukanye byakomeje kugenda bituma uyu muhanzi agenda amenyekana mu ndirimbo ze zigiye zitandukanye yagiye akora. Mu ndirimbo yagiye akora ndetse kandi zagiye zinyura imitima y'Abanyarwanda harimo Icyaha Ndacyemera, aho iyi ndirimbo yahise imenyekana ku maradiyo ndetse n'amateleviziyo agiye atandukanye, aho rero wasangaga amwe mu maradiyo hano mu Rwanda akunda gucuranga iyo ndirimbo, ndetse kandi biza kugaragara ko uyu muhanzi ari umuhanzi wagiye wigarura imitima y'abatari bakeya mu muziki nyarwanda Quinca. Kugeza ubu ngubu benshi bakomeje kugenda bibaza irengero rye, nubwo kandi guhera mwaka w'ibihumbi 2018 yabicaga bigacika umuziki nyarwanda, ndetse n'umwaka wa 2019, gusa kandi mwaka wa 2020 nibwo uyu muhanzi yaciye amarenga ko akundana n'Umudespora, nk'uko yabitangarije igitangazamakuru hano mu Rwanda cyitwa igihe.com, aho rero cyanditse inkuru igaragaza uyu muhanzi aho yari yeruye avuga ko afite umukunzi nubwo atigeze atangaza amazina ye. Gusa rero amakuru yakomeje kugenda avuga ko yaba yarakundanye n'Umudespora, aho rero byaje kugaragara ko mu mwaka w'ibihumbi 2022 aribwo yuriye Rwatumye, aho rero yerekeza mu gihugu cy'Ububiligi, aho rero amakuru yavugaga ko hari Umudespora agiye gupangana nawe ubukwe, ariko kandi ibi ngibi byaje gukomeza kugenda bikurura impaka zitari nkeya ku bakunzi be, aho rero bahise basigara bavuga bati ese yaba agiye gukora iki? Ariko kandi ku giti cye yagiye atangaza ko agiye mu mishinga ye y'umuziki, ndetse kandi agiye kuyuzuza ndetse agafata amashusho y'indirimbo zigiye zitandukanye yagiye akora, ariko kandi iyo mishinga kugeza magingo angaya twarayitegereje turaheba. Quinca nubwo yagiye yabwiye abakunzi be ko agiye gukora ibyerekeranye n'imishinga y'umuziki, ntabwo ari byo yari agiye gukora, ahubwo nk'uko amakuru atugeraho abivuga nuko yaragiye kwipangira ubukwe n'Umudespora ageze mu gihugu cy'Ububiligi mu mwaka w'ibihumbi 2023. Byaje kongera kugaragara ko yagaragaye mu gihugu cyo muri Paris, cyangwa se muri Paris mu Bufaransa, aho rero aribwo yagaragayeyo mu mafoto agiye atandukanye, ariko kandi byaje kugaragara ko ari wenyine, nk'uko amakuru yakomeje kugenda akururwa abigaragaza. Nk'uko rero we nubwo amakuru yagiye avugwa ko agiye gupanga ubukwe, nuko we n'Umudespora we ngo baje gushwana ntibapanga iby'ubukwe. Kugeza ubu ngubu uyu nguyu Quinca akaba yarahise yifatira icyemezo cyo kwigumira hariya i Burayi, dore ko rero kugeza ubu ngubu benshi bibaza ibyo yaba ahugiyemo. Nta kindi ni uko Quinca yahise akomeza ibikorwa bigiye bitandukanye nko kwishakira akazi, aho rero kugeza ubu ngubu amakuru avuga ko yikorera ibikorwa by'akazi ka buri munsi, iby'umuziki yaba yarabiteye umugongo, aho rero abakunzi be bamukumbuye. Intashyo ni yose ku muhanzi Quinca wakoze indirimbo zigiye zitandukanye, ndetse kandi uyu muhanzi akaba yaritabiriye Primus Guma Guma 2018, aho
aho rero ku bw'amahirwe make atigeze ayitwara. Iyi Primus Guma Guma Superstar ikaba yaraje gutwarwa n'umuhanzi witwa Bruce Melody, ariko kandi ntabwo yigeze azana umwanya mubi muri iyi Primus Guma Guma yabaye mu mwaka wa 2018, aho rero yaje ku mwanya wa gatanu ndetse kandi akahita akora indirimbo yise Winner, aho rero iyi ndirimbo yahise iza ishimangira ku byerekeranye n'umuziki n'uburyo akunda umuziki. Uyu muhanzi Queen Cha akaba yarakoze n'indirimbo ya Rayon Sport, dore ko papa we ari umudokiteri umaze imyaka myinshi cyane avura bamwe mu bakinnyi bo mu ikipe ya Rayon Sport, aho rero uyu muhanzi akumbuwe n'abafana batari bakeya hano mu Rwanda ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Intashyo kuri Queen Cha arakumbuwe cyane nk'uko abafana bakomeje kugenda babitangaza, nk'uko rero bakomeje kugenda bavuga ko akumbuwe. Gira ugaruke mu muziki, dore ko wagiye ukora indirimbo zigiye zitandukanye, none waradutaye uragenda. Urukumbuzi ni rwinshi kuri Queen Cha. Kuri ubu ngubu Queen Cha akaba afite imyaka 34, akaba nawe yarashyizwe ku rutonde rw'abakobwa batinze gushaka hano mu Rwanda, nk'uko intonde zigiye zitandukanye zigaragaza abatinze gushaka hano mu Rwanda rubigaragaza. Reka ngushimire cyane we twabanye, tuzongere tubone mu makuru ataha ku byegeranyo bigiye bitandukanye, kandi subscribe tujye tubasha kubana amakuru ndetse n'ibiganiro ntibikajye bigucika. Mukomeze mugire ibihe byiza, mubane n'Imana. Iyi ni The Hot Live.